birabaje kubona mu muryango wanjye hari abantu badakijijwe, birabaje kubona ku kazi ngenda ngatonda, ahubwo sintondane gahunda yo kubabwiriza. Ubundi ngo nagombye gutondana gahunda yo kuvura ni byiza, ariko no kubwiriza, kandi kubwiriza ntabwo biva gusakuza, sibyo? Hari uburyo nkagira gahunda kumusengera, nkagira gahunda kumukunda, nkagira strategy. None se business dukora ngura strategy. Abantu babacuruza hanga, oya natwe tutacuruza tugira strategy, sibyo? Ndapanga ubu ngo ndapanga ibintu uzakora ama research barapanze nta bintu kuguhera ahantu hamwe. Haleluya. Rero strategy. Ugiye kurongora se nukora strategy. Ko ubu ngo abantu basoranga bakoze strategy bizagenda gutya nzasenga ibintu nk'ibyo. Strategy ukubaka abantu barubaka bataragira nako ndo twarubatse ari Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Nabya bitanga naraje ndapfuka manga bene data. Abantu bava ngo ni doctor ngo afite amafaranga wapi? Umva amafaranga ni Yesu yafite. Wapi? Yesu ni ugira icyo akora akakirema akagikomeza. Ntacyo murabasha guhabwa atakibuye kivuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero muri ibyo byose twaguze ari naragiye mugabo wara kuri site twapanze n'ura mugabo kuri CSS. Abo ni muzagiye mutafite konti. Oba turapanga kugira ngo mbone inzu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Strategy. None se ukimu byacu mu kubaka ubwami bw'Imana utashiramo strategy. Urumva icyo ni icyaha rero nyamukuru, sibyo? Ni icyaha, honestly speaking, ni icyaha. Kubera yuko uyu munsi wakumva isirangiye. Nukuri Yesu yaravuze, ariko ntabwo genda ngunda kubwira ibyo gutera ubwoba niki. Ukizwa ateye ubwoba n'ubundi ejo wabivamo. Ubundi abantu benshi bakije mu 2000, ariko genda ngomba ari mu kugera kije mu kwezi kwa karindwi. Hari abantu bakijwe muri December, sibyo? Itariki ya mbere ukwa mbere 31 z'ukwa 12 19 nijoro. Urumva ati barayivuze mwaka w'2000 isi zarangira abarakijijwe. Urumva ariko giye wapi nubwo ntabwo kumfataho nategeje amezi 7 ibintu nk'ibi. Hari abantu bakizo kubera ubwoba nyuma yakabivamo, nyuma y'intambara nyinshi y'intambara abantu bakunze gukizwa bakabivamo, sibyo? Ariko bene data hari wakumva ejo isi irangiye ko azaza nk'umujura kandi azaza ameze nk'intare, impande zavuga, abapfire muri Kristo Yesu bazazuka kandi bamubone, abasangane bamusanganire, kandi umwuka wera uzabikora tuzambara imibiri mishya. Ko tugiye n'iyi mibiri twaturika kubera fete impamvu kubona Yesu bizabiri mu munezero mwinshi kubera tuzambara imibiri mishya. Imana ishimwe cyane. Abazaba ari kiro bazahindurwa we bashya, tugende mu bwami bw'iteka ryose. Imyaka twamazanga ari shaka 200 izashira, ariko iri hirya niyo myinshi. Niyo mpamvu Yesu akavuga ngo ubutunzi bwanyu mubitse mu ijuru aho inyenzi n'ingese bitaba, kubera ko ahangaha bizaribwa n'ingese. Sasa niko bimeze. Benda Imana imbabarire rwose, Imana itubabarire kugira ngo tugire gahunda yo kwinjira muri ibi bintu. Kandi ibi ngibi ntabwo ari kubyumva cyane, kandi turanarangize ko kubivuga cyane ngo ari byo tuba binyijiramo cyangwa bitwijiramo. Nuko ibi bintu bisakugira gahunda ya Yesu, ukaba umwigishwa we, ukaba umwigishwa we, akagenda wigira kuri we, agenda kuyobora icyo gukora, akakwigisha, akakuzamura, ukamubwira ukagira strategy, Yesu akayihumugisha. Imana ishimwe cyane. Turarangije. Ninde ushaka kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza uyu munsi amutahane? Haleluya. Zamura ikiganza cyawe. Free call Yesu akora. Mwese barushira maremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere ko bagaragu ganje munyungire munyigireho ngo kuko umutwaro wanje utaremereye. Imana ishime cyane. Ngo kandi noroheje mu mutima ndumugwaneza. Rero mushaka kumwizera uyo nguwo azamura ikiganza amutahane uyu munsi. Naho hari. Arahari nguriya. Imana igumugisha. Ngwino mwene data, ngwino rwose tuguhobere, twemeze ko uyu mugakijwe mu ijuru uri impundu ziravuga. Haleluya. Imana igumugisha cyane rwose kabisa. Imana igumugisha. Iki ngiki mu ijuru Imana yabibonye. Uyu mugabo arakijijwe, birarangiye. Nukwizera gusa, nukwizera gusa ukamutahana. Haleluya. Niba hari n'undi nawe yasamu
yazamura ko Yesu ntabwo atera ubwoba. Ubundi Satani abanga urapfuye urayahudi urapfuye, umwuka wera azana mu ijuru ryoroheje. Niyo mpamvu gukizwa biguba bigoye muri rimwe, ariko Yesu yavuga ngo ibi ngo wabihishura abanyabwenge n'abakomeye, wabihisha abanyabwenge n'abakomeye ubihishura abana batoyi n'uguca bugufi. Hari undi uhari oya humura kurwana umutima. Hari undi yewe rero ko yakona kijwe yabwiye sinjya amenya guhamagara kwa kundi yagute uhumiriza gira gute, ntabwo yabimenya, ntabwo ari impano. Ni byiza ariko je sinjya amenya. Reka pastor asenge, turarangije asengera umuntu, hanyuma uyu turamubonye yakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Ngiye dukomera kimenshi. Umwene data yakiriye umwami kandi we atsinzwe ijwi rikomeye cyane. Nawe ushobora kuba uri hano nawe ryagutsinze, wowe usigaye wicaye ugatari ko abantu igihe maze imyaka yose nza hano ko ari ryo dini ryanjye, nanjye mpagukiye ngiye kwakira Kristo, kandi abantu bazi ko nkijijwe, bazi kugirwa ko ntabwo ukijijwe. Ariko uyu nguyu avuze ati jewe ngiye kubihamya kumugaragaro, mwakire. Kandi uyu muntu ungana gutya agahaguruka agapfukama gutya aba yahuye n'umwami Yesu, kandi nta kindi kintu kimuzanye kindi. No gusanga naye amakaratana yabonye cyangwa n'ikindi kindi, ariko avuga ngo mwami nanjye ndarushye nkuko waruhuye Sugira, nkuko waruhuye Valence, nanjye nduhura. Kandi iyo mwakiriye aza mu bugingo bwawe kandi akaguhindura. Yesu utaraguhinduye ni Yesu wa pirate wo siwe. Yesu iyo mwakiriye araguhindura. Nanjye naramwakiriye arampindura. Uyu we yamwakiriye ari muzima, njye namwakiriye namenye nanasinze. Ariko mpura n'abakobwa babiri bambwira ijambo nshatse kujya kumukoraho kwibere gutya, akijijwe ambwira ati ceceka, agita kubita gutya nkumva nk'inyundo, ambwira ati jewe ntabwo meze gutyo. Numva yari nk'isasu. Ambwira ngo abisi nibabanga ngo muzamenye ko babanje kunyanga, urako ko nabatwanyije mu bisi, muri impamvu abisi mutadukunda. Niko yambwiye abwana bw'ubukobwa babiri ukazusanga ari inshuti ariko bwarakijijwe. Ariko byabaye nk'inyundo, ntabwo nahise mfata icyemezo ako kanya. Ariko iryo jambo bambwiye namaze imyaka ingahe yose rikubeta mu mutima wanjye, yari yihekejwe n'umwuka wera, yari ifite imbaraga zikomeye. Ijambo ry'Imana rero rifite imbaraga zo guhinyuguranya umutima. Niba wakiriye Kristo ukaba utarahindutse, si we. Twebwe twamwakiriye yaduhinduye kandi biragaragara. Na Zakayo yamwakiriwe, agezeyo abantu bose babimenya ko yamwakiriye. N'uyu nguyu ubu nguyu yamaze kumwakira, nagera iwabo bahita bavuga ati kanaka yakijijwe. N'uyu yamwakiriye ari serije bavuga ngo yakijijwe. Nanjye naramwakiriye ngeze iwacu bavuga ati inkuru zantanze iwacu bati Valence yarakijijwe byarangiye. Ariko ibyo gihe byasaga nabi, ariko ubu byasa neza. Reka tumusengere. Nanjye iyo mbonye umuntu akijijwe, nanjye mba numva nezerewe cyane, kandi mba numva abaye umuvandimwe, mba numva abaye inshuti. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo Imana tubabarire, aravutse tugiye kumusiga hano twigendere, ntitumukurikirane, ntumwake telefone, wenda munatwanye ntunamubaririze. Ibi bintu mureke tubyihane nk'icyaha. Umwana avukiye wese ko ari muganga, si umwana asavutse bamusiga baba bakigendera. Ariko njye mbona abana bavukira hano tugahita twigendera, tukabasiga muri maternité tukigendera. Bazabaho bate? Bazafashwa nande? Ahubwo tukajya kwibona. Mana tubabarire. Uguti mwami Yesu, ndagushimiye cyane. Numvise inkuru zawe kenshi, ariko ninangira umutima. Uyu munsi ndakwakiriye, umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nagendeyemo byose mu bujiji. Iminsi yanjye yo kujijwa uyirengagize, umbabarire. Uyu munsi fasha icyemezo gishyashya cyo kugukurikira. Iminsi yanjye yose y'ubuzima nshigaje ngiye kugukorera, ngiye kubwira abandi ibyo wankoreye. Guhera nona ngisohoka hano ndatangira kuguhamya, vuga imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Urakoze Yesu.
nzakuramya, nzaguhimbaza, nzakubwira isi yose kuri umwami. Urakoze Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimira ijambo ryawe Data ko ritamanukira ubusa, ngo nkuko imvura imanuka igatosa ubutaka igaha umuhinzi ibyo kurya, ngo niko ijambo ryawe ritazamanukira ubusa Mwami. Turagushimiye ku bwa mwene Data uryakiriye kandi rikaba rimukijije nkuko natwe ryadukije rikatubeshaho. Mwami ugize neza, kandi Mwami ukomeza kugenderera n'abandi benshi, mwuka wera ukomeze kugenda utsinda imitima ya benshi kugira ngo nabo bakwakire, ubabere umukiza kandi ubabere n'umwami ubashe kubayobora. Urakoze, turagushimiye. Ishimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo twongere dukomere Imana amashyi. Ndashima Imana yuko dukoze nk'uko mu ijuru bakora. Yesu ashimwe cyane. Hari ukuntu mu isi babona bakagenda mu mibare, ariko mu ijuru uko bakora, iyo umuntu umwe yakiriye agakiza, mu ijuru bavuza impundu, bagahimba, bakishima, bakanezerwa, bagakoma mu mashyi. Ndashima Imana ko natwe dukoze nk'uko mu ijuru bakora. Uno mwene Data wakiriye agakiza, umuntu w'urubyiruko wakiriye agakiza. Yesu ashimwe cyane.